ibikorwa Kristo yakoze sazi uwo mwami ugurura akanwa kawe shima iyo Mana shima iyo Mana reka ikirere cy'amashimwe kitudurire kiba muri wewe urashobora kugurura akanwa kawe shima iyo Mana shima iyo Mana shima iyo Mana shima iyo Mana amashizwe hejuru niwe mwama akwiriye gutazirwa niwe mwama akwiriye gukomerwa amashi niwe mwama akwiriye impundu niwe akwiriye amashimwe yose arakwiriye twama dutangazwa n'ineza yawe Yesu Yo mubonye
majambo yacu rero twese hamwe tutuze amajwi yacu ndi kumwe nawe ndaruhutse mwami ni wowe munezero wanje ni wowe mahoro yanje ni wowe byizigiro byanje ni wowe mwami wanzigamye ni wowe mwami wabanye nanje mwami ni wowe uno munsi nshima ni kubwawe kuri uno munsi kandi ni ni kubwawe kandi uno munsi turi hano ni wowe ukwiriye Yesu urakwiriye abashima abana bawe turagushima abana bawe turavuga yuko ukwiriye nawe usa nawe Yesu nawe uhanye nawe nawe uhanye nawe nawe uhanye nawe nawe uhanye nawe nawe uradukunda turavuga amashimwe yose akugaruke urakwiriye mwami kuri uno mugoroba akira amashimwe akira icyubahiro akira icyubahiro akira icyubahiro akira icyubahiro urakwiriye Yesu urabereye mwami urabereye Yesu wawe nawe usa nawe Yesu nawe uhanye nawe kirenge nawe uhanye nawe mwami wawe urakwiriye amashimwe yose abana bawe turagushima abana bawe turagutazira kuri uno munsi ni wowe gusa ukwiriye ni wowe gusa ubereye mwami urakwiriye amashimwe yose ugira neza mwami uko buke uko bwije twaba tukubona nawe usa nawe Yesu urakwiriye Yesu ni wowe uturutira byose uturutira ubutunzi uturutira mwami Imana amafaranga uturutira mwami Yesu Kristo tubonesha amaso kuko waduhaye ubuzima atakintu na kimwe gishobora kuduha kandi ntibyatuvuye ko twebwe ko byavuye mu rukundo rwawe gusa Yesu haleluya natwe tuko turabiririmba tuvuga ngo nta wundi dufise ego mwami nta wundi arengeye byose nta wundi Yesu ni wowe gusa ni wowe gusa mwami Yesu ni wowe ndirimbo yacu amashimwe yose akugaruke ko kwirege urakwiriye mwami urakwiriye Yesu washaka kumfasha tutuze ibiganza byacu haleluya tubwira Yesu ati ngo Mana ni wowe gusa urengeye byose washaka kutuze ibiganza byawe twese hamwe tuvuga ati ngo uri hejuru y'ibyitwa Imana uri hejuru washaka kutuze ukuboko kwawe tuvuga ati Yesu uri hejuru ikimenyetso cyo kumubwira ngo ari hejuru ya byose uri hejuru twese tutuze ibiganza byacu tuvuga ati ngo Mwami uri hejuru y'ibishinzwe hejuru uri hejuru y'ibishinzwe hejuru aturengeye ukuri n'ingingo zose urengeye ukuri n'ingingo zose kuko ari wowe rufatiro rwa byose washaka kubisubiramo uti uri hejuru y'ibyitwa Imana uri hejuru y'ibitwa Imana uri hejuru y'ibihambaye uri hejuru y'ibihambaye uri hejuru y'ibishinzwe hejuru uri hejuru y'ibishinzwe hejuru urengeye ukuri n'ingingo zose urengeye
twese ati ngo Mana uri Mana, Mana uri Mana, Mana uri twese Mana, ati Mana uri Mana, Mana uri Mana, nashongereranywa nawe, uri Mana, uri hejuru ya Mana byose, uri Mana, hallelujah, Mana uri Mana, 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 Mana uri Mana. Chega no site da Vemesa, Janet da Vemesa, Kurimar, da Vemesa.